Hello, everybody, and welcome back here. Let me believe that everything is alright with you. I am Honoré from Rugwiro Languages. In the session of today, I just want to start with this very quick question. Have you ever seen somebody who has studied languages for 1, 2, 3, 4, or 10 and more years, but they still cannot communicate? If you don't know this, I'm a proof that it happens. In our case, let's talk about English. Somebody can study English for 10 years or more, but they still cannot communicate, but still they cannot speak, but still they cannot express themselves. So, what's the problem? How can we fix it? And I want us to be so truthful in this video of today. Ese wigeze ubona umuntu wize ururimi umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu imyaka ikaba 10 cyangwa ikanarenga ariko ugasanga ntabwo ashobora kuvuga, ntabwo ashobora gutanga igitekerezo mu rurimi rw'icyongereza? Umuntu akiga primary, akiga secondary, ndetse byanarimba akiga na kaminuza, ariko bamubwira ngo genda ugire ikintu uvuga mu nama, bamubwira ngo genda ugire ikintu uvuga imbere y'abantu mu rurimi rw'icyongereza, ugasanga byabaye ingorabahizi. Ibyo bintu wigeze ubibona? Niba utarabibonye ku bandi, wenda wabyibonyeho. And let's be honest with ourselves. Reka twibwize ukuri, this is the reality. Uku ni ukuri kandi ukuri guhari. Ariko uko byagenda kose, there is a very big problem. Reka turebere hamwe impamvu zibitera n'uburyo ushobora gukemura bene icyo kibazo. Nanjye nize languages, nize indimi for 6 years, imyaka 6. Ubwo when I say that I studied languages for 6 years, I count 3 years in secondary and 3 years at university. Imyaka 3 muri advanced level n'indi myaka 3 muri kaminuza niga languages. Rero hari ibibazo byinshi nagiye mbona bituma abantu mu by'ukuri bashobora kwiga ururimi, imyaka ikababana imyaniko, imyaka ikaba byinshi, ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo bashobora kumenya ururimi. Aho bipfira ni hehe? Wowe utekereza ko ari hehe? Ndatekereza buri wese ubwo mu mutwe ari kuvuga the problem was this one and this one. Hari uri kuvuga ati ikibazo cyari iki, hari n'utaramenya neza mu by'ukuri ikibazo ahantu byapfiriye. Ariko njyewe nagize amahirwe yo kwiga languages, ngira n'amahirwe yo kwigisha languages. Ukuvuga I had experience as a language student and as a language teacher. So that's why I just wanted us to talk about this. Niyo mpamvu nshaka ko tuganira kuri ibi bintu. Niba nawe ushobora kuba ufite icyo kibazo cyangwa n'undi muntu ari we wese wenda utaragize amahirwe yo kwiga cyane gukomeza, ushobora kumva zino nama kugira ngo niba hari imitego abantu bagwamo bigatuma batabasha kumenya icyongereza, wowe uzayisimbuke ku buryo bworoshye. Ariko mbere yuko dukomeza na video yacu, banze kore subscribe. Kora subscribe kugira ngo amasomo yacu ajye kugeraho mu buryo bworoshye. Mu gihe cyose dushyizeho amasomo y'icyongereza and English lessons and advice that can help you to boost your English, ujye ubibona mu ba mbere. Ikindi mwibuke ko turi kwiga icyongereza online. Abantu mushaka kwiga icyongereza online, twandikire kuri izo nimero mubona kuri screen yanyu. Waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, muri Europe, Asia, Africa, ahantu hose waba uri, dushobora kukwigisha icyongereza ukoresheje telefone yawe cyangwa laptop. Twiga dukoresheje uburyo bwa Google Meet. Buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Umuntu wese aba ashobora kwiga bijyanye n'igihe ahugukira. Niba ubona umwanya mu gitondo, niba ubona ikigoroba, niba ubona nijoro, dushobora kukwigisha kandi utarinze kuva aho uri. Ntihagire umuntu witinya, abatangizi, intermediate n'abari advanced, urwego rwose waba uriho dushobora kukwigisha icyongereza. Mutwandikire rero tubafashe kwiga icyongereza. Twari turi kuvuga ese ubundi byapfiriye. What was the problem for people not to be so fluent in English? Reka cyane tuvuge kuri case yacu y'icyongereza. Hari ibihugu ndatekereza abantu benshi bashobora kumva ururimi tuvuga na Abanyarwanda, Abarundi n'abandi bantu bashobora kumva Ikinyarwanda bose barisangamo. Ariko the biggest problem lies here. Ikibazo kinini kiri ku bantu bize icyongereza as the language of instruction. Ari na language of instruction. Iyo tuvuze language of instruction ubwo tuvuga rwa rurimi rukoreshwa no mu kwiga ayandi masomo, not just a language as a language. Ntabwo ari ururimi gusa rwigwa nk'ururimi English, ni narwo rurimi rukoreshwa mu kwiga andi masomo. Ariko umuntu akarwiga primary, ukarwiga secondary, ukagera no muri kaminuza utararumenya. Something is wrong. Ikibazo kirimo, hari ikibazo kandi kinini. Nibaza impamvu abantu batabivuga, ahari bishobora gutuma abantu bakomeza no kuba stuck, bigatuma rwose no kuvuga ururimi bikomeza kugorana. Ariko it's something that has to be discussed. Wenda n'ababishinzwe bashobora kuba bagira icyo bakora
bagatangira kubitekerezaho mu buryo buri wide, kuko icyongereza ubu ngubu nkunda kubibabwira ni ururimi mpuzamahanga n'abanyeshuri benshi duhura usanga akubwira ati jewe nzi igifaransa ariko ndashaka kwiga icyongereza because of reasons 1 2 3 4. Wenda ndi Burayi ariko ndabona nkenera icyongereza mu buzima bwa buri munsi, igifaransa ntabwo kiri kumfasha, ugasanga cases nk'izo ngizo zirahari cyane. So that's why I want us to talk about English. Nshaka tuvuge cyane ku cyongereza. Abantu biga gute icyongereza? Ese ni ubuhe buryo abantu bize icyongereza mu ishuri mu by'ukuri twavuga ko butabafashije neza kumenya icyongereza, ariko tunarebe what can you do outside the school to be able to speak this language fluently. Nicyo wakora noneho igihe uri hanze y'ishuri kugira ngo ubashe kumenya uru rurimi neza. I remember ndibuka back at school, kera tukiri ku ishuri, I always have this idea in my mind. That was a very big question, you know, working around my mind. Ni ikibazo nahoranaga nkibaza ese ko ururimi cyane cyane ari ibintu bine, hari listening, kumva, hari speaking, hari gusoma, reading, hari na writing. Nukubera iki buri gihe bagiye kutubaza ururimi basesinga writing gusa, writing na reading. Urumva ni writing na reading niyo babaza gusa, bareba grammar, ese ushobora kwandika neza grammar, ese ushobora gusoma umwandiko and stuff, but nobody's gonna test you when it comes to speaking and listening. Ariko uramutse ushobora kumva neza, uramutse ushobora kuvuga, nobody's gonna test you. Nta muntu ibyo ngibyo uzabigutestingira, nta muntu uzareba kubizi, nta n'umuntu mu by'ukuri ubyitayeho. Sorry, this one is making noise. Let me shut it down. Okay, nta muntu uzabyitaho. Ariko abantu bagera hanze aho ugasanga bya bindi byo gusoma no kwandika ntabwo ari byo bakeneye cyane, but they are mostly looking for speaking and listening skills. Ahubwo ugasanga speaking and listening skills nicyo kintu ahubwo gikenewe cyane. Rero tukabona ko in our education system, muri education system yacu cyane cyane muri twebwe twiga icyongereza as a language of instruction, ntabwo kuvuga bishyirwamo imbaraga cyane. I wonder why. Ndibaza niba abantu batari kwiga ubumenyi nyine buzakenerwa cyane. Ntekereza ko abenshi tutagiye kuba abanditsi cyangwa okay, nabyo that's important, ntabwo twakignoring the importance of grammar and stuff, ariko speaking and listening nukubera iki bitaba assessed, nukubera iki umuntu atahabwa amanota yo kuba yashoboye kuvuga. Ibyo byaba motivation ihubwo yo kugira ngo n'umuntu yitoze kuvuga, yumve ko agomba kuvuga, yumve ko agomba gukora ibishoboka byose. Noneho with this current world of technology, muri no ya technology, noneho biroroshye umuntu umupushinze kugira ubumenyi bwa listening na speaking, uko byagenda kose yabimenya. Niba se wowe ibyo bintu utarahuye nabyo ku ishuri, niba ntawe gufosinze kuvuga, niba ntawe gufosinze kumva, wowe what are you doing to improve that side of a language? Wowe nicyo uri gukora kugira ngo improving icyo gice cy'ururimi. Muragiye nkunda kubaha tips nyinshi zatuma ushobora kumva, mbaha tips nyinshi zatuma ubasha kuvuga. Hano kuri no channel sinange gusa n'abandi ba teachers duhora tubaha tips zagufasha ku improving listening na speaking skills. So I think you are working on that. Ndizera yuko muri kubikora. Ariko n'aba teachers bacu, aba teachers bagenzi banjye ubwo bigisha icyongereza, nimuze kundeba nabi, ahubwo mureke tuze kubiganiraho neza. Mwebwe mukora iki kugira ngo abanyeshuri babashe kumva icyongereza? Mukora iki kugira ngo abanyeshuri babashe kukivuga? Ese aba teachers bashyira imbaraga muri debates? Let's be honest with ourselves. Niba wowe warize muri this kind of education system, niba warize nawe muri ino education system, uze kutubwira wenda muri comment section, ni kangahe ukiri ku ishuri wagiye muri debates? Ni kangahe mwarimu yagushishikarije kujya muri debate? Ni kangahe wakoze ama plays agufasha kuvuga? Ni kangahe wingaginze muri meetings zigufasha gutinyuka kuvuga icyongereza? Ni kangahe icyongereza cyabaye ubuzima? Ni kangahe wa practicinze kukivuga? Hanyuma ubigereranye n'igihe wahatiwe kwandika, igihe wahatiwe kuba perfect muri grammar. Uraza kumbwira, ariko nibaza ikibazo wibaze, ese bra ntiwasanga ariho byapfiriye? Kuko ni ikibazo I even wonder what the teachers are thinking about. Na nibaza wenda nk'icyo umwarimu bari gutekereza iyo ubona umuntu agukuriye mu biganza umwaka wa mbere primary, secondary, agasoza. Okay, let's talk about first primary. Umuntu agasotangira primary cyangwa na nursery, imyaka 6 igashira umwigisha ururimi ariko atararumenya. Which idea that comes around your mind? Ni cyo gitekerezo kiza mu mutwe. Umuntu akagera no muri, okay, let's leave this. Umuntu akagera no muri secondaire,
umuntu akajya no muri secondary nabwo akiga indi myaka 6 yiga ururimi ari wowe urumwigisha. Abarimu ugasanga nyine niko kazi dukora ka buri munsi ko kugerageza gutuma umuntu avuga icyongereza ariko akarinda muri imyaka 12 atarakimenya. So don't you see that something is wrong? Ndatekereza harimo ikibazo byanga bikunda. Ni ukuvuga ko inshingano zacu nk'aba teachers ntabwo tuba turi kuzikora neza. Ariko se abanyeshuri ni warakuriye muri education system, wowe ni icyo ukora kugira ngo ubashe kwigobotora iki kintu? Because English, I know English is needed this time. Icyongereza kirakenewe cyane muri iki gihe, and you're not going to take anything back. Kandi nta n'ikintu uzasubiza inyuma. All you have to do is to try hard, is to fight hard to be better and better every single day. So please, if this is your case, I just want you to immerse yourself in English like somebody is there to assess you. Niba rwose nawe uri umwe muri aba bantu ushobora kuba waranyuze mu bintu byinshi bigusaba kwiga icyongereza ariko ugasanga ntabwo urakimenya, cyangwa se niba nawe utaranyuze mu cyongereza cyane ariko ukaba ushaka kukimenya, please immerse yourself in English, do conversations, engage in meaningful meetings, engage in debates, engage with everyone who is speaking English. Please make English your friend. Icyongereza kigira inshuti yawe kizengurutse, bya bindi utabonye ku ishuri gerageza uvuge. Ni naho ubwoba buva, sometimes niho ubwoba buva, no si ibintu utakuze ukora ubu nibwo ugiye kwiga kubikora, wakuze nta ugushishikariza kuvuga, wakuze nta uguha speeches mu cyongereza, wakuze nta debates. Noneho ikibazo nanone duhura nacyo, we as Rwandans especially nk'abanyarwanda cyangwa n'abandi benda, kwiga icyongereza as a foreign language, tukiga as a foreign language. Hari abanyeshuri nahoze ndi kubisobanurira, ubundi ururimi ushobora kubwiga as your first language, ururimi rwawe rwa mbere iyo urwize ku ishuri urwiga nka first language, ni rwa rurimi wiga ariko n'ubundi usanzwe uruzi, like we studied Kinyarwanda or Kirundi or Swahili and some other African languages. Noneho ushobora kwiga ururimi as a second language, nk'ururimi rwawe rwa kabiri. Ni ukuvuga iyo tuvuze second language ni rwa rurimi wiga ku ishuri ariko uri buze gusohoka hanze ugakenera kurukoresha. But take the example of Rwanda, ariko ufata urugero wenda nko mu Rwanda, wize icyongereza mu Rwanda, iyo ugeze hanze you lack practice, ubura umuntu mukorana practice, and that's one of the feedbacks that I receive. Ni feedback nkunda no kwakira cyane. Umunyeshuri arakubwira ati ngiyewe icyongereza yes ndagikunda ndakiga nkagerageza ariko mbura umuntu tukivugana. We have to understand our environment. Nuko understanding nyine environment yacu nuko nguko imeze. Turi abanyarwanda, turi stuck ku rurimi rwacu, dukunda ururimi rwacu, ariko hari icyo wakora. Rero twebwe ntabwo twiga ururimi rw'ikinyarwanda as a second language, turwiga nka foreign language. Foreign language, iyo wize ururimi nka foreign language uri kurwiga ariko nuza kuva mu ishuri nyine nta uri bubone mu ruvugana. Nuza kuva aho warwigiye biraza kukugora kubona uwo mu ruvugana. Wenda uzaruvuga uri mu kazi, uzaruvuga se uri kwandika, uzarwumva bitewe n'impamvu runaka, ariko outside in the community it's gonna be hard for you to find language speaking partner. Bishobora kukugora kubona language speaking partner. Rero iyo bimeze gutya uba ugomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Actually nigeze kubaza iki kibazo one of my lecturers, mubaza kuko numvaga gihora ari ikibazo kinini, nkibaza why don't people think about this. Ndamubaza no kubera iki this part of language itaba assessed, iki gice cy'ururimi no kubera iki kitaba assessed. Nawe numvise rwose ari ibintu byamubabaje, akibaza impamvu nyine icyo gice kitaba assessed, ariko nawe ntabwo afite ubushobozi bwo kubihindura. Gusa yambwiye yuko ngo hari proposal yuko ibyo bintu bishobora gutangira abantu bakajya basesinga listening na speaking. Ariko honestly ababishinzwe wenda umunsi babibonye muzabatubwirire yuko twabahaye no recommendation. Ni ikintu cyaba ari cyiza cyane ibi bice by'ururimi bibaye assessed mu mashuri yacu, ariko hari amashuri ahari abyasesinga akabishyiramo n'imbaraga, ari naho usanga hari real improvement. Umwana akava ku ishuri nyine akiga ariko ukabona ko ibintu yabimenya ariko ubasha kubivuga. That's the difference, that's where the difference lies. Usanga environment nyine irimo kuvuga. Rero niba udafite environment, niba warakuriye muri environment aho urya ururimi nka foreign language, please try to create environment by yourself. Gerageza wicreatingire environment. Telefone yawe ni environment nziza, laptop yawe ni environment nziza. Nawe ubwawe ushobora gushyira stick notes ahantu runaka, ukagenda ushyiraho izina ry'ikintu, uru n'urugi, a door, this is maybe a wall, this is this and this is a table, this is a chair, ukagenda ushyiraho
utuntu n'amazina yatwo mu cyumba cyawe ukahazengurutsa buri kintu n'amazina yacyo. Iyo ni environment uba utangiye gucreatinga. Please make sure English does not escape you. Icyongereza ntikikagucike, and don't escape from it too. Nawe kandi ntukagicike, ujye uhorana icyongereza ukizengurutsa ahantu hose. Niba ugiye kumva podcast ikiganiro, please make sure it's English. Ntabwo mvuze wenda ngute your first language or your mother tongue, ariko please icyongereza ntikijye kikuzenguruka ubura ahantu gicikira, kiba ubuzima. Niba udafite environment, you can create one for yourself. Now ushobora kuyicreatinga all by yourself. Now, in this session, I just wanted you to have the courage of learning this language. Nashakaga muri ino session ko mugira courage yo kwiga ururimi, kandi wumve ko urushyizemo imbaraga warumenya. Nta kintu cyatuma utarumenya. N'abandi bose nta bundi buryo bwa magic bakoresheje barwiga. Za prejudice abantu bishyiramo ngo bigenze gutya na gutya, ngo ndi mukuru, ngo mfite ino myaka ntabwo nakiga ururimi. Just know that those are not truth, they are lies. Ujye umenya yuko ibyo ari ibinyoma. Uramutse ushyizemo imbaraga, ururimi wawe rwiga kandi nta cyakubuza kurumenya. Niba wumva rero ushaka kwiga speaking, niba ushaka kwiga listening, niba ushaka kwiga language for communication, ujye ugerageza gushyira mu bikorwa tips tugenda tuguha, hanyuma ubashe kwigobotora bya bindi tutize ku ishuri, twibwira ko turi kwiga ururimi neza, ariko ugasanga abantu bamasterinze igice kimwe cyangwa ibice runaka by'ururimi, ibindi bice ugasanga mu by'ukuri ntabwo babimenye. So let's fight for this until we can make it. It's all about working hard and knowing what you're looking for. Rero ni ugukora, ni ukumenya icyo ushaka, hanyuma uzakenera izindi nama ujye ukurikira ino channel cyangwa reaching out, uze muri classes zacu, joining a class. Ni amafaranga makeya cyane, hanyuma tukakwigisha icyongereza, tukaguha tips, tukaguha techniques, tukaguha ibizagufasha byose kuba wamenya icyongereza neza. Reka dusoreze video yacu hano. Let's call it a day by here. Remember to like, share, subscribe and comment. See you in the next videos. Take care.